Megan Volsh ayobora ikigo cyitwa La Familia na Maste gihuza ababyeyi n'imfuvyi gikorera mu mujyi wa Albuquerque muri Leta ya New Mexico. Amaze imyaka igera kuri 20 afasha ababyeyi bashaka kwakira abana mu miryango yabo kubabona abana b'imyaka yose kandi bo mu bwoko bwose. Imiryango myinshi igira ikibazo hifasha abana badahuje ibara ry'uruhu kubera ko hari igihe bumva abantu babareba ukundi. Ndatekereza ko ari ngombwa rwose ku miryango ifata abana b'imfubyi kumva ko iyo bafashe abo badahuje ibara ry'uruhu hari igihe n'uwo mwana bashatse usanga abaho abona ko adasa nabo. Buri mwaka ikigo La Familia kibonera imiryango abana bagera kuri 80 kuva ku bakivuka kugera ku myaka 17. Umwe mu bana batatu babonerwa ababyeyi na La Familia abatari umwera bivuga ko baba badahuje ubwoko n'ababyeyi babakiriye. Ku babyeyi benshi ubwoko si ikibazo. Nifashishije ibigo birera abana badafite ababyeyi, nuko barambwira bati dufite akana k'agahungu, bati dore izina, dore aho ari kandi yari mu bitaro. Ubwo ukajyayo wamubona mugakundana akakubera umwana. Iyo batubajije niba abana ari abacu tubabwira ko ari abacu kandi nibyo kuko nibo kuva ku munsi wa mbere. Icyangombwa saho baturuka ubu bari hano. Kwakira no kurera abana badahuje ubwoko ntibyoroshye. Abana bamwe babibona hakiri kare ko badasa nabo mu miryango yabo ndetse n'abaturanyi. Amaze kugira imyaka 10 kandi yatangiye kubona ko abantu batureba bakabona ko tudasa n'indi miryango ituye muri uyu mujyi koko, kandi nta bandi bana b'abirabura duturanye. Abana barerwa n'ababyeyi batababyaye bumva bigunze bakibona nk'abanyamahanga, cyane cyane iyo baba mu duce twiganjemo abazungu. Ikintu cya mbere imiryango igomba gukora iyo irera abana b'abirabura cyangwa badahuje ubwoko ni ugushaka abantu bafite akazi kandi bahuje ubwoko muri ako karere. Kwita ku ruhu cyangwa ku misatsi nacyo ni ikindi kibazo ku miryango y'abazungu irera abana b'abirabura, cyane cyane abakobwa. Icyo nabonye ni uko imiryango imwe iza ikambaza ibyerekeye imisatsi, ariko biba ari urwitwazo kubera ko ukuri kuri ahandi. Baba bashaka ko umwana ahura n'uwo yibonamo, nk'umwana ukuriye mu mujyi nka New Mexico ahantu hataba abirabura benshi. Hari igihe ninjira mu ishuri gahita nibaza nti iri shuri hari umwirabura wundi urimo dusa. Ni byiza ko ababyeyi n'imiryango igira ikimenya ku buryo umusatsi ufatwa, kubera ko mu muco wacu umusatsi ushobora kwerekana icyerekezo cya politiki. Bizadufasha nk'ababyeyi b'abazungu kumva neza abana bacu. Bitwigisha guha agaciro buri wese tutarebye ubwoko bwe kandi ntidutinye ibyo tutazi. Icyo nicyo cyangombwa, kubera ko ababyeyi batinda cyane ku ibara ry'uruhu ntibagirira neza abana babo kuko ntibabigisha kumenya ibyiza bibarimo kandi ko kuba bari kuri iyi si ari umugisha kuri bose. You do kind of look like me.